Yesu ashimwe bene data. Nshimiye Imana impaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amazina yanjye n'ubundi nitwa Pasiteri Rwakunda Dominic, nyobora itorero rya ADPR ku Kimisange, niho nkorera umurimo w'Imana hano i Kigali Gikondo. Nshimiye rero Imana impaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndatinze rero turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa 2, igice cya mbere. Turasoma urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cya mbere duhere ku murongo wa 3 tugeze no ku murongo wa 4. Reka nsome ijambo ry'Imana noneho tuganire. Haravuze ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo na se, ari nayo data wa twese, n'imbabazi n'Imana nyir'ihumure ryose. Ku murongo wa 4, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Amen. Aya magambo niyo nashimye ko tuganira muri iki gitondo. Nayahaye intego ivuga ngo ihumure riva ku Mana. Ihumure riva ku Mana. Imana ishimwe. Muri iki gitondo turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Numvise rero iri jambo rishobora gufasha imitima yacu, rishobora gufasha imitima ya benshi. Wowe uryumva nizeye ko hari aho rigukura, hari naho rikugeza. Ijambo rivuga ngo ihumure riva ku Mana, ihumure rituruka ku Mana. Turaza kuganira kuri iryo jambo kandi turaza kurangiza dusenga tuvuga ngo Mana tanga ihumure mu mitima ya benshi. Urugendo rujya mu ijuru n'urugendo rw'ubutayu. Iyo tuvuze ubutayu tuba tuvuze inzira igoye, inzira ibabaza ibirenge, inzira yuzuyemo umukungugu, inzira aho badahinga, ahatari ibyo kurya, ahatari amazi, ahari imihangayiko itandukanye. Urwo ni rwo rugendo rwo mu butayu. Imana ikura Abisiraheli mu Egiputa yarababwiye ngo izagendana nabo, ariko yongeraho ijambo ngo izagendana nabo ibaruhure. Haleluya. Turashimira Imana yuko muri uru rugendo Imana izi yuko tujya tugera ahantu tukaruha, nayo ikaba yiteguye kuturuhura. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Hano Pawulo yandikira Abikorinto, Bibiliya ivuga yuko yari ari kumwe na Timoteyo, bandikira Abikorinto, ariko urwo rwandiko ntabwo rwagiye kubikorinto gusa, ko bivuga ko rwagiye no mu Akaya. Akaya ni mu majyepfo wenda y'Ubugereki mu gihe cy'ubu ngubu. Urwo rwandiko rwagezeyo, ariko ngo rwari urwandiko rwo kugira ngo Pawulo abahumurize. Iyo usomye Bibiliya neza usanga Imana yaragiye ihumuriza abantu bayo, kandi reka ibahumurize. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Yesu yageragejwe ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Imana izi ko duhangayika, Imana izi ko tubabara, Imana izi nzira ducamo, izi bitubabaza, izi biduhagarika umutima. Ni nayo mpamvu nayo yiteguye gutanga sapoti yo kugira ngo duhumurizwe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo usomye Yesaya ibice 61 ugahera ku murongo wa 1, tuhasanga amagambo meza yanditswe n'uriya mukozi w'Imana Yesaya. Haravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune zo mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohorwa, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahora inzigo, no guhoza abarira bose,
Haleluya. Ngiyi misiyo ya Kristo hano muri Yesaya tubonye 61 umurongo wa mbere. Aravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari muri jye, ngo kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ngo yantumye kuvura bafite imvune zo mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohorwa no gukingurira abari mu nzu z'imbohe. Hasi aravuga ngo no guhoza abarira bose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turashimira Imana yacu yuko Yesu afite misiyo yo guhoza abarira bose. Yesu afite misiyo, haleluya, afite misiyo yo kutubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo tumenye ubutumwa bwiza, ariko afite na misiyo yo kuvura imvune zo mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohorwa no gukingurira abari mu nzu z'imbohe. Imana ishimwe cyane. Turashimira Imana yuko Yesu afite misiyo yo kuvura imvune zo mu mitima. Yesu afite misiyo yo kuduha ihumure. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aya magambo ari kumfasha cyane mu buryo bukomeye. Imana niyo ishobora gukora ku umuntu wese. Buriya nibyo hari byinshi bishobora kuduhumuriza. Burya abantu bashobora kuguhumuriza, abantu bakakwegera, inshuti, abavandimwe bakakwegera, bakaguhumuriza, bakaguha keya, bakagusura, bakaguha ibikenewe byose. Ariko uyu munsi sinaje kubabwira ihumure ritangwa n'abantu. Nubwo Imana ishobora gukoresha abantu rwose bakagira icyo bageraho, ni byiza. Kuko impamvu nshaka kuvuga ihumure ry'Imana ku buzima bwacu nuko Imana ari ishobora gukora ku muntu wese. Imana igakora mu marangamutima, Imana igakora mu ntekerezo, Imana igakora ku mubiri, Imana igakora ku bugingo, Imana igakora ku mwuka. Burya umuntu ashobora kuguhumuriza agakora ku gace kamwe, akaba yakora ku mubiri, wenda akakuzanira ikintu cyo kurya, akaba yakuzanira ikintu cyo kunywa, agakora ku mubiri. Ariko Imana yije, haleluya, ndakwifuriza ko Imana ikumera ihumure mwene data. Nibyo urababaye, ufite agahinda, ufite umubabaro, urahangayitse, ndagira ngo ninginga Imana muri aka kanya ikumera ihumure. Kuko ihumure ry'Imana iyo rije rijya mu marangamutima. Ihumure ry'Imana iyo rije ku bugingo bwawe, riza mu bitekerezo, rikaza mu mutima, rikaza mu gice cy'umwuka Imana ikorera, rikinjira mu bugingo, ndetse rigafata n'umubiri ugakira ibikomere. Kuko ijambo ryatuvuye ngo yaje kubwira imbohe ko zibohorwa, ngo no kuvura imvune zo mu mitima no guhoza abarira bose. Imana ishimwe cyane. Turashimira misiyo ya Yesu afite yuko ari ukugira ngo ahoze abarira bose. Imana ishimwe cyane. Wowe urira, ndagira ngo nkwibutse yuko kimwe mu byazanye Yesu ari ukugira ngo ahoze abarira bose. Imana rero ishobora gukoresha umwuka wayo kugira ngo iguhoze. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 9, tuhasanga amagambo meza avuga ngo byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 31. Haravuze ngo nuko itoro ryose ryari Yudaya hose ni Galilaya ni Samariya rigira amahoro, rirakomezwa kandi rigenda ryubaha umwami Yesu, rifashwa n'umwuka wera riragwira. Iri torero ry'Iyudaya sindi buritindeho cyane, ni Galilaya ni Samariya, ngo ryagize amahoro, ngo rirangije rirakomezwa, ngo ariko rikomezwa n'umwuka wera. Ndagira ngo mbwire mwene data, mu mibabaro ufite, mu gahinda ufite, mu bikomere ufite, mu mvune zo mu mitima ufite, ndagira ngo ubwire ngo mwuka wera ajya ahumuriza abantu be, akaza kabongorera, akaza kabombora, akaza kabavura. Ndaguhamagarira mwuka wera ku buzima bwawe kugira ngo azakomore, kugira ngo azakuvure, kugira ngo aze agusanasane kuko warasenyutse. Ariko mu ijuru hari mwuka wera, ngo iri torero ngo mwuka wera yararifashije, ngo araryubaka rirakomera. Imana ni ishimwe cyane kandi Imana nihabwa icyubahiro. Imana ijya yohereza mwuka wera tukubakika. Twari twasenyutse tukongera tukubakika. Imana ni ishimwe cyane. Imana ntabwo ikoresha mwuka wera gusa, Imana ishobora no gukoresha ijambo ryayo. Iyo dusomye nko mu Baroma ibice 15 umurongo wa 4, tubona ko Imana ikoresha ibyanditswe igahumuriza abantu bayo. Reka tuhasome wenda kugira ngo naho tumve neza. Abaroma 15 umurongo wa 4. Abaroma
15 dusome ku murongo wa 4 nahageze reka nsome. Haravuze ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, cyo ni kimwe, ngo kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Haleluya. Ngo kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo, na bya byanditswe nyine biduhesha ibyiringiro, ngo nukorera Imana nyiri ukwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nk'uko Kristo Yesu ashaka. Haleluya. Ibyanditswe biraduhumuriza. Imana yaduhaye ibyanditswe kugira ngo biduhumurize. Haleluya. Burya abantu nibyo barahumuriza, bakuganiriza, ariko iyo bifashisha ibyanditswe biba byiza cyane. Imana ishimwe cyane. Ngo ibyanditswe nabyo bigira umumaro kugira ngo biduhumurize. Imana yatanze ibyanditswe kugira ngo biduhumurize. Haleluya. Mu byanditswe dusangamo amasezerano menshi atandukanye ari muri Bibiliya. Ndagira ngo ubwire mwene data, buriya mu byanditswe byera harimo amasezerano ahumuriza abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzagendana nawe, nzabana nawe, nzaba Imana yawe. Ayo ni amagambo ajya tubera inkomezi, akatubera ibyiringiro, tukayizera, akaduhumuriza mu gihe kigoye. Imana ikaza ikakongorera binyuze mu byanditswe, ikavuga ngo nzabana nawe. Haleluya. Imana yagiye tubwira ngo nzabana nawe. Turi mu bibazo bikomeye, turi mu ntambara zikomeye, turi mu makuba akomeye, Imana nta jambo ivuga ngo rihere. Imana nimba yaravuze ngo nzabana nawe, ndagira ngo ubwire mwene data, yarabivuze irangije arabisohoza. Hari amasezerano, ndaza kuvuga amasezerano mu buryo bubiri ajya dukomeza, amasezerano adukomeza mu buryo bubiri. Ndavuga amasezerano Imana yaduhaye azasohora tukiri hano mu isi. Ayo masezerano Imana yaduhaye ni ukugira ngo adukomeze bene data, ni ukugira ngo aduhumurize. Noneho ndaza no kuvuga andi masezerano atazasohorera no mu isi, azasohorera mu ijuru, nayo akwiriye kudukomeza twarangiza tugakomera. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imana rero tukiri hano mu isi iravuga ngo nzabana nawe. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi n'ibyishimo, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Kuba iryo jambo rivuga ngo Imana idukiza muri byose rikwiye kuduha ihumure tugakomera, tukavuga ngo nubwo bimeze gutyo twiringiye Imana ishobora byose, twiringiye Imana izadukiza muri byose, twiringiye Imana yaturokoye urupfu rumeze kuriya, iri kuturokora kandi izakomeza no kuturokora. Imana nishimwe cyane, yabanye nawe cyagiye n'uyu munsi iri kumwe nawe kandi izakomeza kubana nawe. Amasezerano yo muri ubu buzima nayo abereyeho kugira ngo dukomere, abereyeho kugira ngo duhumurize. Nimba Imana ivuze ngo nzabana nawe, Imana ibana nawe. Nimba Imana ivuze ngo nzagendana nawe, Imana iri kumwe nawe. Nimba Imana ivuze ngo no mu muriro ntacyo uzaba, nubwo ureba umuriro, nubwo wumva uhagaritse umutima, nubwo wumva uhangayitse, Imana irimo iravuga ngo iri kumwe nawe kandi izabana nawe. Imana ishimwe cyane. Amasezerano duhabwa muri ubu buzima, amasezerano yo mu byanditswe aratubwira ngo dukomere, Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 16, reka hari wenda naho mpasome, cyangwa reka manze some Yesaya 63 umurongo wa 13. Yesaya 66 umurongo wa 13, naho tuhasanga amagambo meza nayo akomeza ubugingo bwacu. Yesaya 66 umurongo wa 16 aravuze ngo nkuko umuntu akomezwa guhumurizwa na nyina, niko nanjye nzakomeza kubahumuriza. Haleluya. Bene data, ndagira mbabwire, Imana izi ko dukeneye ihumure. Erega Imana izi ko dukeneye ihumure. Muri iyi si duhura n'ibintu bidukanga, muri iyi si duhura n'ibintu bidusenya, kuko rero Imana izi ko dukeneye ihumure. Yaduhaye amasezerano meza atubwira ko Imana izagenda ibana natwe mu bihe bikomeye. Hano aravuze ngo nkuko umuntu akomezwa guhumurizwa na nyina, niko nanjye nzakomeza kubahumuriza.
reka turebe umwana umubyeyi ukuntu ahumuriza umwana we, amubwira ati ihorere kibondo, ihorere mwana wanjye, akamuhumuriza, akagenda amuhumuriza akamuvugiriza ubuguyiguyi. ngo niko n'Imana nayo nk'uko uwo mubyeyi agenda avugiriza ubuguyiguyi umwana, ngo Imana natwe yiteguye kuduhumuriza. izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. nk'uko umubyeyi agenda ahumuriza umwana, ngo niko Imana natwe izagenda iduhumuriza. agira ngo ubwire musore, komera, Imana izi ko ubabaye kandi Imana yazanywe no kuguhumuriza. ndagira ngo muri aka kanya, ndagira ngo muri uyu munsi turaza gusoza musengera, mbwira Imana ngo Mana, uriya mushiki wacu arahangayitse, uriya mushiki wacu yarakomeretse, uriya mushiki wacu yarahungabanye, uriya mushiki wacu, uriya mwene data afite intambara zikomeye. Mana muhumurize, muvugirize ubuguyiguyi. haleluya. mwiteho, musure, musange muri hariya marira yo mwishuka, musange muri kariya gahinda n'uriya mubabaro muri iki gihe gikomeye, arimo yibuka ibyamubayeho, byamubabaje, byamukomerekeje. musange umuhumurize, musange umwomore, musange umuvura imvune zo mu mutima. Imana yacishirwe hejuru. nk'uko umubyeyi ajya yita ku mwana we akamuhumuriza, ngo niko Imana yiteguye natwe kuduhumuriza. Yesaya 66 umurongo wa 13. nababwiye ngo uretse amasezerano muri iki gihe cya none ari mu dusanga mu byanditswe Imana iduha, n'ibizaba n'amasezerano Imana izadusoreza mu gihe cya kera, nayo yakwiye kuba adukomeza cyangwa se aduhumuriza. reka dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 4 umurongo wa 16. urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 4 umurongo wa 16. hari amagambo avuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'iry'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyana nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. haleluya. ngo nuko mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo. haleluya. Pawulo yandikira iri torero yarisabye ikintu gikomeye, arababwira ngo nimumaranisha imibabaro. haleluya. nababwiye ngo amasezerano dufite azasohora, nayo yagombye kuduha ibyiringiro, agatuma dukomera, agatuma duhumurika nubwo dufite amakuba impande n'impande. amasezerano yacu azasohora, ya masezerano atubwira uburyo tuzicara ku nyanja y'ibirahure, ya masezerano atubwira uburyo tuzatambagira mu mihanda, ya masezerano atubwira yuko tuzabana n'Imana, ya masezerano atubwira yuko kwa data hari amazu menshi, ya masezerano atubwira yuko Imana izaririmba, ya masezerano atubwira yuko hari ijwi Imana ubwayo izaturirimbira, ya masezerano atubwira yuko hari indirimbo ya Mose hakaba n'indirimbo y'Imana, ya masezerano atubwira yuko urupfu rutazabaho ukundi, ya masezerano atubwira yuko tuzabana n'Imana kurira no kuboroga bizarangira, ya masezerano atubwira yuko urupfu rutazabaho ukundi. ngo ayo nayo yagombye kutubera igitsika umutima, tugahumurika, tukavuga ngo uyu munsi turababaye ariko ejo tuzabana n'umwami Imana. Imana yaduteguriye ikirushaho kuba cyiza, kuko yaduteguriye umudugudu mw'isi tubabare ariko mu mwuka twishime, kuko hari icyo twenda gufata. Imana yacu nishyirwe hejuru. hano Pawulo aravuze ngo nuko rero nimumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo, mumaranisha imibabaro. abantu babwirane kugira ngo imibabaro ishire, babwirane aya magambo y'ibyiringiro avuga ngo natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyane nabo, tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, ngo nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. reka tumaranisha imibabaro kubwirana amagambo ngo tuzabana n'umwami iteka ryose. numvise bene data twavuga ngo tubwirane ngo tuzabana n'umwami iteka ryose. iyo tuba turi kumwe atari gutya gusa ku rubuga, twari kubibwirana, ukabwira nk'abantu nka 5, ukabwira nk'abantu nka 7 amagambo y'ibyiringiro, ukabwira ati tuzabana n'umwami,
tuzakayangana, tuzabana na Yesu Kristo. Yesu azatumurika, tuzabana n'Imana. Imana izaririmba, urupfu ruzashyaho, kurira no gutaka no gusuhuza umutima n'ibizo. Ushaka amagambo meza umubwira ngo komera, ihangane, ko yavuze ngo nimumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo y'ibyiringiro, mumaranisha imibabaro kubwirana aya masezerano azasohora tugeze mu gihugu, mumaranisha imibabaro kubwira bene data yuko tuzahindurwa. Mubwire ati humura, uzahindurwa. Humura, kurira no gutaka ntibizongera kuba ukundi. Humura, Imana izahanagura amarira ku maso y'abantu bose. Humura, Imana izatwishyira. Humura, humura, humura. Ushaka amagambo nk'arindwi meza uyabwira abantu batandukanye, ubandikire mu gikari. Ushobora kohereza ka message ukabwira nk'umuntu umwe cyangwa babiri, ukamubwira ati komera, mu ijuru tuzabana n'Imana. Komera, 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 komera. Paulo yavuze ngo nimumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo. Bene data, ntabwo turi buvuge ibintu byinshi cyane, ntabwo ari mu rusengero ngo ndimo ndigisha, ariko naye naje kubabwira ihumure ry'Imana. Ndinginga Imana kugira ngo ibampere ihumure. Imana ihumuriza imitima yanyu, Imana ikomeza imitima yanyu, Imana ikomeza imitima yacu. Muri iyi si huzuyemo umuruho n'amahane, ni kumuririmba yavuze ngo icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona, ariko aravuga ngo ariko ku munsi mukuru niringiye kuzabona ingororano yanyu. Muri iyi si huzuye umuruho, muri iyi si huzuye amahane, icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona. Ugira ngo hari icyo wabonye ejo ugasanga ukeneye ikindi, ugira ngo hari aho ugeze ejo ugasanga biracyakomeye, ariko ngo niyiringiye kuzabona ingororano yanjye. Reka amasezerano y'ibyo tuzabona aduha ibyiringiro, bitume duhumurika muri iki gihe, tumere nk'abafite icyo bafite nubwo ntacyo dufite, mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana, twinginge Imana kugira ngo ikomeze imitima yacu. Mana data, Mana ikomeye, Imana ikiranuka, ifite imbaraga, ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro, ndagushimiye muri iki gitondo kuko uri Imana ihumuriza imitima yacu. Uzi ko dukeneye guhumurika Yesu, mu byakuzanye ngo nukugira ngo utuvure imvune zo mu mutima, nukugira ngo womore ibikomere. Mwami, twakomerekejwe na byinshi, twahuye n'imvune zitandukanye, imitima yacu irasenyuka, ariko ndasenze muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo womore inguma Mwami, kugira ngo data uri mu gihugu cyo mu ijuru Jehova, kugira ngo usange buri wese Mwami, usanga uri murira, usanga uri muhangayitse, usanga iriya mfubyi, usanga uriya mupfakazi, uriya wihebye, ufite agahinda, uriya wasenyutse, umukoreho mu izina rya Yesu Kristo, kuko umwoherereze umwuka wawe wera. Ijambo ryawe rivuga ngo wohereze umwuka wera bikaremwa. Reka wohereze umwuka wera yumva umutima mushyashya, wohereze mwuka wera yumva ibitekerezo bishyashya, wohereze mwuka wera yumva amarangamutima mashyashya, umubiri ube muzima mu izina rya Yesu Kristo, ubwenge bwe bube buzima, ibitekerezo bye bibe bizima. Umwomore, umuhore, umuhihumure, kuko uri Imana nyirihumure ryuzuye. Urakoze Mwami, ndagushimiye kubwira ijambo twumvise. Cyubahiro nigikomeze kuba icyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, urakoze, amen. Shalom, shalom. Muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Mwari kumwe na mwene so Rwakunda, umushumba Pastor Rwakunda Dominic. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen, amen.